Our loving Father in heaven, we are here gathered today to rejoice in your name, to enjoy fellowship in the Sabbath with brothers and sisters in Christ. We thank you for the message you've given us. We ask for your Spirit to help us understand it, that we may have a foundation for belief in the prophecies for these last days. Is our prayer in Jesus' name. Amen. We find the greatest message ever given to mankind that has ever been heard, that has ever been understood, even more so in the days of Jesus. His disciples walked with him. Can you imagine that? Spending 3.5 years with Jesus. And Jesus told them, many things I have to tell you, but you cannot bear them now. He also told his 12 disciples that there were many things that were taught long ago that many wanted to know, but they could not understand until the time that Jesus came to the earth. And we're living in a time where God is bringing a restoration of all things. We don't have a message in part. There's no portion. There is an entire whole that one day soon will outshine the sun with the glory of Jesus Christ. The Bible says, when the Lord shall build up Zion, then he shall come in his glory. So we must proclaim this message. And in Revelation 14, we have it in its entirety. Revelation 14, beginning in verse 6. Revelation 14 and verse 6. And 6 and 7. turasoma mu wa karindwi nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo amubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose avuga ijwi rirenga ati nimubahe Imana muyihimbaze ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye muramye yaremye ijuru n'isi inyanja n'amasoko. In verse 8 we find a warning. Prior to that, God calls the world back to the worship of the Creator. Because the judgment of God has come now. But in verse 8, it says Babylon, which we will find out in another program, has fallen from the truth. In that city called Babylon, a spiritual city in the last days is about to fall. God says, come out of her, my people. Now in verse 9, we find the most intense warning ever given to the world. Verse 9. N'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza uwo niwe uzamuka umuzoga ari umujinya w'Imana yiteguwe idafunzwemo amazi mu gacuho k'umujinya wayo kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Here's the warning. In this everlasting gospel, God says, do not worship the beast. And God says, do not take the mark of the beast. And then verse 12, we find the class of people that will not worship the beast or take his mark. It says, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus.
no kwizera kwa Yesu. So those who take the mark, Bityo abafata ikimenyetso they're not keeping God's commandments. ntabwo bakurikiza amategeko y'Imana. Because the people who don't have the mark, Kubera yuko abantu badafite ikimenyetso they are keeping God's bo commandments. bakurikiza amategeko y'Imana. So the mark of the beast Bityo ikimenyetso cy'inyamaswa has something to do bifitanye isano with God's 10 commandments. n'amategeko cumi y'Imana. Now this morning, we've learned uyu mugoroba that God is holding the four winds of the earth, mu gitondo twize yuko Imana ifashe imiyaga ine, that the wind should not blow yuko idakwiriye on the earth isi, and on the sea ku nyanja and on the trees, cyangwa ku biti, till God's servants kugeza ubwo abagaragu b'Imana are sealed with the mark or the seal of God. bashyizweho kashe y'Imana. Now the winds spoken of here Imiyaga ivugwa hano that are universal ari imiyaga ireba isi yose or worldwide cyangwa se ibirebana n'isi are yose, symbolic ni ikimenyetso of strife, bigaragaza intambara, bloodshed, kumeneka kw'amaraso, indifference, kutagira abantu impuhwe. the power of Satan Imbaraga za Satani will not touch one of these souls ntabwo zigera zifata n'umwe, because their faith is in Jesus Christ. kwizera kwabo kuri muri Kristo Yesu. Now listen carefully Nagira ngo mukurikire what I'm about to teach you. icyo nenda kubigisha. Revelation Ibyahishuwe is a book ni igitabo. where all books of the Bible, Mu bitabo byose bya Bibiliya they meet together bihurira and they end together. bikarangira ndetse mu byahishuwe. Let me explain what I mean Reka mbasobanurire when I say that. iyo mvuze gutya. It's a compilation Ni ihuriro of all the many prophecies of the Old Testament. ry'ubuhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera. John selectively Yohana mu buryo yatoranyije chooses individuals in the Bible yagiye ahitamo ibi byose, like Moses, nka Mose, like Balak and Balaam, agahitamo Bali na Balamu, like Jezebel. akavuga ibya Yezebeli. There are many Old Testament people Harimo abantu bavuga mu isezerano rya kera mu byahishuwe and nations ndetse n'amahanga like Babylon nka Babuloni and Egypt na Egiputa, that are mentioned in Revelation. kandi tukabisanga mu byahishuwe. This is why, Niyo mpamvu because history kubera ko amateka is going to repeat itself. agenda yisubiramo, God wants us to study Imana ishaka ko twiga what happened long ago ibyabaye imyaka myinshi ishize so that we will learn kugira ngo twige tumenye what's going to happen again. ibigiye kongera You bikabaho. understand that? Murabyumvise? The Bible says whatever things were written long ago Biravuga ngo ibyanditswe kera byose were written for our encouragement, byandikiwe kudutera ubwenge, for those living in the end of time. aribo twebwe tuba mu isi iheruka. Now, the reason why Revelation is a book, Impamvu ibyahishuwe ari igitabo, or all the books of the mu Bible, bitabo byose bya Bibiliya, in muri cyo is because the prophecies in the Old Testament ko dusangamo ubuhanuzi bwo mu isezerano rya that kera God predicted in the future Imana yari yavuze ko buzabaho, will have their final fulfillment noneho tukabona busohora bwa nyuma with God's world remnant church ndetse tukabona busohora ku itorero ry'Imana rya in the last days. yo mu isi ya nyuma. Those prophecies will end Ubwo buhanuzi buzasohora burangirire with the coming of Jesus Christ. ku kugaruka kwa Yesu. So all we have to do Icyo cyo dukwiye gukora is go back in ni history ugusubira inyuma mu mateka and find out what happened tukareba ibyahabaye to know what Revelation kugira tumenye icyo igitabo is cy'ibyahishwe saying for us today. iri kutubwira uyu munsi. For example, Reka mbahe urugero. let's go to the book of Ecclesiastes. Tujye mu gitabo cy'umubwiriza. I'm going to give you an example. Ndabaha urugero. Ecclesiastes, chapter 1, Umubwiriza igice cya mbere. and verse 9. Umurongo wa 9 handitse ngo ibyavuzeho nibyo bizongera kubaho kandi ibyavuzwe nibyo bizongera gukorwa nta cyaturutse munsi y'ijuru. You understand that? Murabisobanukiwe? Whatever happened before, Icyabaye mu gihe cyashize Solomon says, umwami Salomo is going to happen again. avuga ko kizongera kubaho. Ecclesiastes, chapter 3, Umubwiriza igice cya gatatu. chapter 3, Umubwiriza igice cya gatatu in verse umurongo 14 umurongo wa 14 and 15. tugasoma na 15 handitse ngo nzi yuko icyo Imana ikora cyose kizahoraho iteka ryose ntibishobora kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho kandi Imana yakiremye kugira ngo abantu bayubahe ikiriho cyahozeho kera
cyahozeho na kera kandi kizabaho cyahozeho uhereye kera kandi Imana yongera kugaruka ibyakuweho. Now that we understand that, ubwo rero dusobanukiwe ibyo, when we read in Revelation chapter 7, nidusoma mu byinshi cya karindwi that there are four corners of the earth, tukabona ko ari imfuruka enye z'isi, and the angels are holding the four winds of kandi the earth. tukabona abamarayika bafashe imiyaga ine. That's not the first place it's mentioned in the ntabwo ariho Bible. hantu honyine muri Bibiliya bwa mbere ubona ayo It's magambo. mentioned in the Old Testament. ibijyanye n'ishyanga gihugu That was God's people. byahoze ari ubwoko bw'Imana, Now today, ariko none uyu munsi God's people ubwoko bw'Imana are in every nation of the world. bari mu mashyanga menshi agize isi. So that's why it says bityo niyo mpamvu handitseho the four corners of the earth. imfuruka enye z'isi yose, But in the Old Testament, ariko mu isezerano rya kera it was the four corners of the land. byari imfuruka enye z'igihugu kimwe Let's runaka. go to Ezekiel chapter 7. reka tujye muri Ezekiyeli igice cya karindwi. Ezekiel chapter 7. Ezekiyeli igice cya karindwi Verse 1 and 2. umurongo wa mbere n'uwa kabiri. ijambo ry'Uwiteka ryongera kuzaho riti, nawe mwana w'umuntu ukuri kuko Uwiteka avuga abwira igihugu cya Isirayeli ati, amaherezo ageze ku mpande enye z'igihugu. Same thing. ni ibintu bisa. What we're about to learn in this chapter ibyo tugiye kwiga muri iki gitabo is the same thing we learned in birasa Revelation. n'ibyo turi bubone mu byinshi. Nothing changes. nta kintu cyahindutse. Do you know how? ese muzi impamvu? Because God doesn't change. nuko Imana yacu idahinduka. Satan cannot change anymore. Satani ntabwo nawe ahinduka. So the issue between the two of them in the Old Testament ikibazo kiri hagati ya bombi mu isezerano rya kera is the same issue today. nicyo kibazo bafitanye Imana na Satani uyu munsi. The only difference between the two, aho bitandukaniye bombi, one was local, ubu igihe kimwe byari mu gace gato, the other is worldwide. ariko ikindi gihe birareba isi yose. Now notice verse 3. ndagira ngo usome umurongo wa gatatu. handitse ngo, noneho amaherezo akugezeho, ngiye kuguteza uburakari bwanjye, gucira urubanza ruhwanye n'imigenzereze yawe, kandi nzakugarukaho ibizira byawe byose. Notice the four corners of the land, ndagira ngo murebe yuko imfuruka enye z'icyo gihugu kimwe, and God mentions judgment, Imana iri kuvuga ko hari urubanza yabaciriye, but He also mentions the abominations ariko bikerekana ibizira among His own people. bikorwa mu bantu bayo. Now notice Revelation ndagira ngo murebe mu byahishuwe noneho chapter 17 mu gice cya 17 and verse 5. umurongo wa gatanu handitse ngo, mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina y'ibizira byo mu isi. Same thing. ni ibintu bisa, Abominations of the earth. ni ibizira byo mu isi. Now notice Revelation chapter 9. tujye mu byahishuwe igice cya 9. Revelation chapter 9. ibyahishuwe igice cya 9 Verse 2, umurongo wa kabiri 3, wa gatatu n'uwa kane. ifungura ubwobo bw'ikuzimu buvamo umwotsi usuba mu itanura rinini, izuba n'ikirere byijimishwa nk'umwotsi wo muri urwo rwobo. umwotsi havamo inzige zijya mu isi, zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikorupiyo zo mu isi zibasha gukora. So here we find hano tubona two classes of people. amatsinda abiri. One class itsinda rimwe has a mark on their forehead. rifite ikimenyetso mu ruhande. The other class, irindi tsinda God says, Imana iravuga they ngo, cry for the abominations that are done in the earth. bahora banyinya ibizira bikorerwa Or mu in the isi land. cyangwa mu gihugu. Now in Revelation, we find the mark of the beast iyo tugiye mu byinshi tubona ikimenyetso cy'inyamaswa goes to the forehead, kijya mu ruhanga, and the seal of God tukabona akashi cyangwa ikimenyetso also cy'Imana goes to the nacyo forehead. kijya mu ruhanga. Now that we have that foundation, ubwo noneho tumaze gushyiraho urwo rufatiro, we are able tonight reka noneho uyu mugoroba to study the Bible twige Bibiliya in relation to Revelation mu bijyanye n'ibyahishuwe, to know what is exactly going to happen very soon. kugira ngo tumenye neza ibigiye kubaho vuba. So we go back to Revelation dusubire mu byahishuwe, and we remind ourselves twiyibutse of the rise and fall of kingdoms. ibijyanye n'uko amahanga yabayeho ndetse agahanuka n'abakiri. Babylon, Medo, Persia, Greece, Rome. abameda abamedopesi abagiriki n'abaroma, Then the little horn, ndetse hakaza ihembe rito, the Antichrist, hakaza antikristo, papal Rome, roma y'ubupapa comes up into power, ikaza nayo ikagira ubutwari, persecutes God's people, ikarenganya ubwoko bw'Imana, tries to change God's law, ikagerageza guhindura amategeko y'Imana, and he's very successful kandi yabigezeho in getting the world gutuma isi yose to worship himself iramya uwo antikristo, and not the Creator. ntibaramye umuremyi.
But there's another identifying characteristic. ariko hari ikindi gihamya kigaragaza In Revelation 13, ubutwari bwinshi and we haven't seen yet. tutarabona. In Revelation 13, Ibyashe 13 verse 16, 17, and 18. umurongo wa 16 kugeza ku wa 18 ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha ni mu bwenge muri ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare ni 666. The Bible says he speaks blasphemy against God. Ivuga yuko atuka Imana yigereranya He claims to be God on earth. kuko avuga yuko ari Imana iri ku isi And we see that they have made that statement. kandi tubona ko ayo magambo bayavuze. But notice in this chapter, Ndagira ngo mube muri iki gice the Bible says there's a number Bibiliya iravuga ngo hari umubare that identifies the beast. ugaragaza inyamaswa. And that number is Umubare ni 666. 666. It says it's the number of his Ni name. umubare w'izina rye iyo nyamaswa It says it's the number of a man. kandi ni umubare w'umuntu And it's the number of the beast. kandi ni umubare w'inyamaswa. When you put that together, Iyo ibyo byose ubishyize hamwe it's the number ni umubare of the name w'izina of the man ry'umuntu that speaks for the beast. uvuganira inyamaswa. So does he have a name Ese yaba afite izina that's associated with a number rijyanye cyangwa ryavuga mu mubare that comes out to 666? kugeza ubwo uteranye ukaba The Church of Rome says itorero ry'abadavuga ngo about the Pope, ikavuga ibijyanye na papa. the letters of the Pope's hat Iyo tuti ziri kuri mitura cyangwa ingofero ya papa are these: ni aya ngaya Vicarious Filii Dei, vicarious filii Dei, which is Latin for ariyo kilatini avuga ngo Vicar of the Son of God. uhagarariye umwana w'Imana ku isi. Or they believe Nibyo bizera he represents Jesus Christ. ko ari uhagarariye Yesu Kristo, He takes the place of Jesus Christ. agafata umwanya wa Yesu Kristo. Now that title Iyo uwo mutwe uri ku ngofero is a blasphemous name, ni izina ryo gutuka wigereranya n'Imana, for no man ko nta muntu can take the place of Jesus Christ. wafata umwanya wa Yesu Kristo. But if you look at his title Ariko iyo urebye uwo mutwe w'izina and you mathematically tally up bw'imibare ukagenda uteranya iryo zina n'inyuguti or zigize count cyangwa ukabara the number of his name, umubare w'iryo zina it comes out bigeraho to the number bigatanga umubare 666. gatandatu. It's the number of the name Ni izina ry'inyamaswa of the man that speaks for the beast's power. ry'umuntu uvuga mu cyimbo cy'inyamaswa. Now, you remember the other night, Ndagira ngo muri undi mugoroba washize I left you with the question nigeze mbabaza ikibazo as we ended. igihe twasozaga, Why does this beast, kubera iki izi nyamaswa zose why is it made up of the lion, iyi nyamaswa igizwe n'ibice the bear, by'intare, idubu, the leopard, ingwe and the 10 horns of the dragon? ndetse n'aya mahembe icumi ya cya kiyobe. Because when the Church of Rome came into power, Ni impamvu nuko igihe itorero rya Roma ryagera ku it was butware formed ryashinzwe by the traditions bikurikije imihango and the false teaching n'inyigisho z'ubuyobe and the doctrines ndetse n'andi mahame of all these pagan kingdoms. y'ubwami bwa gipagani bwabanje. When it came into power, Igihe yagera ku butware it was a counterfeit cyari ikigana to the true church. ku itorero rizima. And instead of the Word of God, Aho kugira bemere ijambo ry'Imana, they taught the traditions of man. bakigisha imigenzo y'abantu yahererekana. Instead of the Holy Spirit Aho kugendera kuri Mwuka Wera leading us to truth, utuyobora mu kuri, they taught the Pope leads you to truth. bakigisha yuko Papa ari kuyobora mu kuri. Instead of the one sacrifice that Jesus made on the cross, Ariho igitambo kimwe cya Yesu Kristo ku they musaraba, taught the Mass. habaho icyitwa misa. Instead of communion, Aho kugira ngo habeho ifunguro ryera, where Jesus says, do this in remembrance of aho me, Yesu yavuze ngo tubikore kugira ngo munyibuke, they taught transubstantiation. bigisha inyigisho ya transubstantiation y'uko
kuvuga tuhinduke umubiri nyizina instead of death, aho kugira bigishe iby'urupfu that a person sleeps in the grave, yuko iyo umuntu aba asinziriye mu gitondo waiting the resurrection. aba agomba gutegereza umuzuko They teach purgatory, bigisha inyigisho ya purigatoire that there's a place yuko hari ahantu where people aho go abantu bajya after they die, nyuma y'uko bapfuye in which they're being tortured aho somewhere bari kubabazwa ahantu runaka in a spiritual sense. mu buryo bw'umwuka That's nonsense. ariko ibyo nta gaciro That is not biblical. ntabwo bishingiye kuri bibiliya Instead of a heavenly aho priesthood, bigisha ubutambyi bwo mu ijuru where Jesus is interceding for aho us, yesu aduhagarariye they establish an earthly priesthood. bashyizeho ubutambyi bwa hano ku isi Instead of the law of God, aho kwigisha amategeko y'imana there was a change law. bakigisha amategeko yahinduwe Instead of the seal of God, aho kwigisha ibijyanye na kashi you have the mark of the beast. hari ikimenyetso cy'inyamaswa Now we're going to talk about the last one right there. reka tuvuge iki dusorejeho The seal of God ikimenyetso cy'imana and the mark of the beast. cyangwa ikimenyetso cy'inyamaswa They are diametrically opposed to each other. by'ukuri birahabanye birabaharakomeye They're in the same arena. biri ahantu hamwe yego aho birwanira They're competing for the worship of the world. byombi bishaka kuramwa Now, before we find out what the mark of the beast is ariko mbere tonight, yuko tumenya ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo we're mugoroba going to find out what the seal of God is. turabanza tumenye kashe n'ikimenyetso cy'imana Because they're related together. kuko bifitanye isano A seal ikimenyetso cyangwa kashe has to do kigomba kuba with legal documents. ari kijyanye n'inyandiko zemewe n'amategeko If you work in the legal field, iyo ugiye mu bijyanye n'amategeko you know that documents are sealed. muzi neza yuko inyandiko ziterwaho kashe And a seal has three things kandi kashe ifite ibintu bitatu to make it authentic. bituma inyandiko cyangwa ikintu It cyera has the name of the power. hagomba kuba hariho izina rya nyir'ubutumwa hari It has kashe the title or the position of the power. hariho urwego cyangwa izina And it has the territory of the power. ndetse hakaba hariho n'aho ububasha bugarukira For example, reka mbaye nk'urugero the United States of America, leta zunze ubumwe za amerika we have a president dufite umuperezida like you do. nk'uko namwe mufite His name is Joe Biden. izina rye ni joe biden His title is president. titire cyangwa icyubahiro afite His territory is the United States of ni America. perezida kandi aho atwara ni muri leta zunze ubumwe za amerika Now, if God has a seal niba imana ifite kashe and He has a name, kandi ikaba ifite izina a title, ifite n'icyiciro and He has cy'icyubahiro territory, kandi ikaba ifite n'aho itegeka He must have a legal document igomba kuba ifite inyandiko yemewe n'amategeko whereby which aho usanga we can identify twayimenyeraho the seal of God ko ari cyo kimenyetso cy'imana and who the lawgiver is. kandi tukanamenya n'uwayitanze The Bible says, biravuga ngo seal the law fatanisha ikimenyetso amategeko among my disciples. mu bigishwa banjye But notice where God places His law. ariko nagira ngo urebe aho imana ishyira amategeko In yayo Hebrews mu baheburayo chapter 8, dusome mu gice cya munani in verse 10. umurongo wa cumi kuko iri sezerano ariryo nzasezerana n'inzu ya isirayeli hanyuma y'iyo minsi nibwo iteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo yandike mu mitima yabo kandi nzaba imana yabo n'abazaba ubwoko bwanjye God's going to write His law imana irashaka kwandika amategeko yayo in the new covenant mu isezerano rishya on the hearts ku mutima wacu and in the mind. ndetse no mu ntekerezo That's zacu between the eyes. hagati y'amaso ku That's ruhande on the forehead. aho niho mu ruhande Now let's go to the book of Exodus, reka dusome igitabo chapter cy'Ubutaka, 13, igice cya cumi na gatatu and verse 9. umurongo wa cyenda handitse ngo uwo muhango uzakubere nk'ikimenyetso gishyizwe ku kuboko kwawe n'urwibutso rushyizwe hagati y'amaso yawe kugira ngo amategeko y'uwiteka abe mu kanwa kawe kuko uwiteka yagukuza amaboko muri egiputa God says His law imana itanga is going to amategeko be a yayo sign yuko ari cyo kimenyetso in your foreheads kiri mu ruhanga and on your hand, ndetse no ku kuboko that the law may be in your hearts. kugira ngo amategeko y'imana yo mu mutima wawe He doesn't mean literally, ntabwo bikora gutya mu buryo bubonesha it's a amaso symbol n'ikimenyetso of a converted heart ni imvugoshusho y'umutima wahindutse and willing obedience. ndetse no kuba abantu bashaka kumvira imana kumvira amategeko Notice Deuteronomy tujye mu gutegeka kwa kabiri chapter 6, igice cya gatandatu verse 5, umurongo wa gatanu and then verse 8. 5 and 8. umurongo wa gatanu n'uwa munani uku
uvugishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Umurongo wa 8, uyahambire ukuboko kwawe kukubere ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. My law will be in your forehead Amategeko yanjye azaba and on your hand. ndetse no ku kuboko kwawe. Because we obey it spiritually in the heart. Turayumvira binyuze mu buryo bw'umwuka And w'umutima, we keep it with our hands. ariko tukayakurikiza tuyashyira We mu act out our faith. bityo ukwizera kwacu We obey the Lord. dukurikiza Deuteronomy chapter 11 amategeko kwa kabiri 11 and verse 1 umurongo wa mbere. Nicyo and gituma verse 18. nicyo gituma ukwiriye gukunda Uwiteka Imana yawe, ukajya witondera ibyo yakwihanangirije n'amategeko n'amateka yayo n'ibyo yagutegetse iteka ryose. 18:18, nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu, ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Are you starting to see the same things in Revelation? Ibintu bisa neza n'ibyo byashyizwe. Are you? Yego, Nothing changes. nta bintu biri guhinduka. God is not asking you to write with a pen. Imana ntabwo ishaka ko wandikisha n'ikaramu His law on your hand. amategeko yayo uyashyira ku kuboko. God is not asking ntabwo you Imana iri kugusaba ko to put a tattoo on your forehead. ushyira tatuwaje ku ruhanga rwawe. You can go to Jerusalem ushobora today, kujya i Yerusalemu uyu munsi, and the Orthodox Jews cyangwa se mu Bayuda bizera ukundi who reject Jesus as the Messiah, banze Yesu nk'umukiza Mesiya, they read these verses iyo basomye aya masomo and they take it literal. bakayafata nk'aho amasomo aho tubifatira. They will actually Mu by'ukuri write the Ten Commandments bandika amategeko 10 on their forehead ku ruhanga rwabo and on their hand ndetse no ku kuboko, because they believe kuko bizera ko this is what God is asking ari of cyo them. Imana ibasaba. But you can write the Ten Ariko Commandments ushobora kwandika amategeko 10 all over your body, umubiri wawe wose, everywhere, ahantu hose, even where people can't see. n'aho abantu batabona, And that doesn't mean you love the Lord. kandi ibyo ntibibe bivuze gukunda Imana. Are you with me? Uramurikiye, God is one in the heart. Imana yo irashaka kwandika mu mutima. Now, when we talk about a seal, Iyo tuvuze none ikimenyetso cyangwa kashe, it reveals bigaragaza the power behind it. bishyura ububasha buri inyuma yayo. For example, Baho urugero, by virtue of the position, mu mbaraga n'umwanya that position claims certain powers. umuntu aba ari ngombwa bigaragaza ko hari ububasha bufite. Like the president or prime minister of Rwanda, Byaba perezida cyangwa minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda, he claims certain powers aba afite ubutware runaka that you have voted him in mwamutoreje over the country of Rwanda. hejuru cyangwa se mu gihugu cyose cy'u Rwanda. So who is God? None Imana yo, Who is he Imana imeze neza by which he claims authority aho ifite ubutware. over all the earth? Niyo Imana ivuga ko ifite ubutware hose Who is he? ku isi hose. Let's go to Jeremiah. Reka tujye Chapter 10. igice cya Imana. This is what sets him apart Ibi ni byo bigaragaza Imana from all the other gods. itandukanye n'izindi Mana. He says, I am the creator. Aravuga ngo ninjye muremyi. Now, friend, Nshuti zanjye, when Jesus ended the work of creation, igihe Yesu yarangiza umurimo wo kurema, what did he set up for mankind? ni iki yageneye inyokomuntu? What did he give us? Ni iki yaduhaye To remind us kugira ngo tutwibutse that he alone yuko we gusa should be worshipped, ari ukwiye kuramya, the creator umuremyi of heaven and earth. w'ijuru n'isi. You know what he gave us. Kugira ngo muzi icyo yaduhaye, He gave us the Sabbath yaduhaye isabato as the memorial of creation ikitwibutsa irema, to prove to the world kugira ngo ihamirize isi that he is the creator God. yuko ari we Imana In irema. God's last day message, Mu butumwa Imana itanga buheruka, it says, worship him iravuga ngo muramye that made heaven uwaremye ijuru and the earth n'isi and the sea ndetse akarema and n'inyanja the fountains of the water. n'amasoko. Can you say amen? Navuga amen. Amen. God is good, isn't he? Imana ni nziza, sibyo? Amen. Amen. Now we find Noneho tubona in Genesis mu itangiriro chapter 2 igice cya kabiri that on the seventh day God ended his work. nuko mu minsi irindwi Imana itandatu Blessed, hanyuma imugisha sanctified, ireza and he blessed this day. iha umugisha umunsi Made it w'isabato holy. iraweza. Now what we need to do Icyo dukeneye gukora is go to God's legal document ni ukujya mu nyandiko yemera amategeko
in God's law. kandi iyo kashe y'Imana It ikoreshwa defines who the lawgiver is. aho tubona uwatanze amategeko Without that seal, bityo iyo kashe tutayifite anybody can come along umuntu ashobora kuza ubwe and claim to be the lawgiver. akavuga ko ari we watanze amategeko But God says no. ariko Imana ikavuga ngo oya I'm going to put my name, izina ryanjye ngiye kurishyira my title, ndetse n'icyubahiro my territory, ndetse n'imbago z'ubutware in my great legal document. mu nyandiko yanjye ikomeye yemewe Now let's go n'amategeko to Deuteronomy chapter 4. tujye cyangwa mu yagabanyemo From the law muvana mu mategeko that God y'Imana has given. Imana yabahaye Amen. amen Now I'm looking for a verse hari isomo ndi kureba I want to share with you. nshaka kubasangiza It's going to be iryo turarisanga in chapter 32. igice cya 32 I almost lost it in my mind. Exodus 32 kuva 32 and verse turasoma umurongo 15. Before you read it, let me explain mbere something. yuko nsoma ikagira icyo avuga In the Old Testament, n'isezerano rya kera when two kings iyo abami babiri would make a covenant with each other, bagirana isezerano they would write that covenant bagombaga kwandika ibikubiye muri ayo on masezerano both sides of stone. bakandika ku mpande zombi z'urutare runaka Not one side, uruhande rumwe but both sides. nta ruhande ku ruhande rumwe mu impande And ebyiri then the king that was the greatest, bityo umwami wabaga ari ukomeye they both would put a seal yashyiragaho kashe ye in that covenant muri iryo sezerano to make it authentic. kugira ngo rifatwe nk'aho ari iry'ukuri When God wrote the Ten Commandments, igihe imana yandikaga amategeko cumi often we look at it kandi tunabyitegereje and we think that God wrote it with his finger on just one side. tukibwira yuko hari imana yanditse urutoki rwayo ku ruhande rumwe gusa No, no. oya God wrote it on both ahubwo sides. yanditse ku mpande ebyiri Read verse 15. dusoma umurongo wa 15 15, chapter 32, verse 15. okay igice cya 32 umurongo wa 15 mose arahindukira amanuka umusozi afashe mu maboko bya bisate byombi biri hamwe byanditsweho impande zombi inyuma n'imbere Amen. amen God repeated himself. imana yarongeye kuyisubiramo Now let's go to Exodus chapter 20. katujye mu twasanga ibintu bitatu The second commandment says, itegeko rya kabiri ravuga ngo in summary, mu ncamake thou shalt not bow down thyself to images nor serve them. ntukikubite imbere y'ibishushanyo cyangwa ngo ubikore We don't have the three things in ntabwo that tubona commandment. ko ibintu bitatu The third commandment says, itegeko rya gatatu ravuga ngo thou shalt not take the Lord's name in vain. ntugavuge cyangwa gufata izina ry'imana mu busa We don't have the three things ntabwo tubonamo ibintu bitatu that make up the seal of God. bigize kashe y'imana The fourth commandment itegeko rya kabiri in verse 8, umurongo wa 8 9, uwa 9 10, 11, and 12. cumi na rimwe na kabiri igice cya 28 kugeza ku wa 11 wibuke kwezi umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora aba ari ikora n'imirimo yawe yose ariko wa karindwi wo sabato y'uwiteka imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umwuzure wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe iwanyu kuko iminsi 6 ari yo uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akabukira ku wa karindwi nicyo cyatumye uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza ubaye isoni nyoko kugira ngo uragirane kugira ngo ibyago bitaza He's going to let the wind go. gahunda y'izahita yirekura And the devil's going to have his way. kandi hari ibizaba And if we think kandi niba twibwira ko that we've seen it bad today, hari ibyo turi kubona uyu munsi we have seen nothing yet. nta kintu turabona mu by'ukuri Because when the devil's given power, kuko satani ntahabwa ubutware as the world wants to worship him, nk'uko isi ishaka kumuranga we're going to see destruction, tujya kubona ibintu bya kirimo pain, and suffering umubabaro no kuburoga on a scale mu rwego we've never seen before. tigeze tubonaho mbere That day is coming soon. umunsi kandi uri hafi My friends, listen carefully. tuzajya mwumve neza You can thank God today ushobora gushimira imana that we still have freedom. imana ko dufite umudendezo Amen? amen We can thank God today turashima imana uyu munsi that He is patient yuko itwihangana and that He is long suffering kandi ikadutegereza and that He's holding the wind. kandi igafata imiyaga iwe Because there's many people out there kuko hari abantu hirya no hino that the Holy Spirit umwuka wera is leading day by day ari kugenda yewe umunsi ku munsi to make a decision kugira ngo bafate umwanzuro for Jesus as the Lord of their wo life. kwiyegura yesu nk'umwami n'umukiza wawe God is merciful to us. imana ifite ubuntu butangaje It's not a time ntabwo ari igihe to get ready.
cyo kwitegura When this time comes, ahubwo icyo gihe ni cyiza it's a time n'igihe to be ready. cyo kuba twarabaza kwitegura Today is the day of salvation. umunsi ni umunsi wo gukirizwamo Now is the acceptable time. ubu ni cyo gihe cyo kwemererwamo God wants us imana iradushaka to follow Him. ko tuyikurikira He knows kuko izi neza ko what we don't know. izi ibyo tutazi He understands us isobanukirwa uko tumeze better than we know ourselves. uko twize And He appeals to us. kandi iraduhamagara Come unto me, ivuga ngo muza all ye who labor mwese abarushye and are heavy laden, kandi muremerere and I will give you rest. nzabaha ikiruhuko Those that come unto me, abansanga bose He says, will I in no wise cast out. aravuga ngo ntabwo nzigera mbirukana The day of trouble is upon us. igihe cy'akaga kimutegereje It's going to happen kizabaho at a time mu gihe that we least expect it. tutari twiteze That's why niyo mpamvu it's important ni ingenzi to be ready tonight. kugira ngo nimugoroba twitegure There are many people, friends, hari abantu hano inshuti zanjye that are alive tonight. barimo bakiri bazima Perhaps, ahari wenda I don't know, ntabwo nzi in this congregation tonight, muri iri teraniro who will not abatazaza be alive baba bakiriho tomorrow morning. ejo hazaza Is that true? ese byo Are there people in the world ese hari abantu muri iyi si who are going to sleep tonight bari buze gupfa bari buze